inzozi zose uzarota ngiye kuvuga kategori zigera kuri 5. yego n'umuntu wese uzi neza ko izi nzozi yazirose kuwa 4 muhaye karibu muri ya masengesho. Okay. muhaye karibu kuwa 4 muhaye karibu kuwa 5 nzamufasha gusenga icyumweru cyose. Umuntu uzi ko yarose izi nzozi. Inzozi ya mbere kuba uryamye ukarota uri subira mu ishuri rya kera. Yaba segonderi cyangwa primaire. Aho wize hose. Inzu yanyu ya kera. Kwibona uri muhinga iwanyu mu itongo. Mu Kirundi itongo n'ubutaka. Kinyarwanda itongo nahahoze umuntu. Nahahoze abantu cyangwa ahantu abari batuye. Nibashaka bahari ikindi kubona uri muvugurura inzu iwanyu ya kera mwabagamo kandi utuye za Amerika utuye za Burayi byararangiye. Kwibona uri mu isanduku baguhamba. Wowe ubwawe wiwe. Cyane barakubona uri umupfu rwose ari kugira uri umupfu. Erega kurota n'intuzi. Umuntu aba yavuye mu mubiri sinabikubwiye. Uba wavuye mu mubiri ukajya wireba uri ubirebera ku ruhande. Hari n'urota bamwica uko zarasabiriza. Oya niko gahunda muri iyi si nagira ngo umenyeshe ngo abantu bose babona ibimenyetso bakajya gushaka abapfumu ku badasenga. Abasenga bakajya gushaka Imana. Bakayibaza. Hari n'igihe biba ngombwa ko abazabapfumu akabaza n'Imana waburira hose nkumenye ingata. Abura hose amera nk'ingata imena. Ninde wasubiza? Barabikora. Mu rusengero ku cyumweru kwa mbere akajya kubaza runaka. Jajya. Akanitwaza utuntu hano tumurinda bakarindwa n'umwuka n'agahembe yabitse mu mufuka. Ubwo wamenye icyakurinze ari ikihe koko. Abantu babuze amajyo n'icyerekezo. Ndibwira ko tugiye kuvuga ro ku nzozi ariko umunsi w'ejo uzankundira unyibutse. N'ubugaruka. Ibimenyetso wakwibonaho ku mubiri. Bigahita gusaba guhita uhaguruka ukareka ibiryo ukareka icyo ukora mpaka kumenya amakuru y'ibyakubayeho. Ndamuzi twivugire ku nzozi. Twivugire ku nzozi. Imana iguhe umugisha by'ukuri. Muri inzozi abantu gusa baranambaza bamwe nkitambwa ntireba hano wongere ubutse n'abantu sinaye nemenyeje ubundi bitahura video yose tarayikinze nta gupfa kuyibona gisekuru n'igisekuru zishingiye kuri famiye bimeze nk'amaraso agenda buryo ubukene ntago ari amaraso utabyumva utabivuze buriye ngo bukene ntago ari amaraso agenda mu muntu oya bwiyambura ariko umuryango arakatsindwa ugenda uhetse imivumo y'uburayi busamba ibintu byabo byose bigenda biri mu maraso yawe. Ubwo ubukene ntago ari karande. Ubukene si karande ibintu tubyumvikaneho. Ubukene ntago ari isezerano rya buri muntu. N'abadayimoni bo bukene. N'abadayimoni baza shobora guhonda isaha n'etime bagapfa. Biterwa n'uburyo wabahonzemo. Nuko utamenya ngo ndabakupita mbajyana he. Ubumwe bw'abera ministries amavuta kandagira amateka ubuzima bugahinduka mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi. Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta ubuzima buhinduke nabo bahindura ubw'abandi. Ubumwe bw'abera ministries ntabwo ari idini nta nubwo ari n'itorero n'umuryango wakira buri muntu wese akabohoka buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo. Ubumwe bw'abera ministries amavuta akangira amateka ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka ni ijambo dukura mu gitabo cy'abami ba 2 ibice 4 umurongo wa 2 aho umubyeyi w'umupfakazi yarafite ideni bagiye kumutwarira abana aragenda asanga uwitwa umuhanuzi Elisa aramubwira ati bagiye kumutwarira abana mbigenze gute. Elisa aramubaza ngo ufite iki mu rugo rwawe? Ndaramubwira ngo ntacyo mfite ngo keretse agaherezo gato k'amavuta. Aramubwira ngo nothing, I have nothing in my house unless the jug of oil. Aramubwira ngo genda utiri ibindi ukoresha ngo twatuye dusuzuguritse ya mafuta make asuzuguritse niyo yatumye akandagira ideni arayishyura byose bigenda neza. Icyo ufite icyo ushoboye icyo ubasha gukora bwa buryo bwawe na yanze na bwa bwenge bwawe icyo usuzuguye n'ikimana igiye guhera kubakira amateka. Naho rero hafi gusobanura amavuta akandagira amateka ubwiza bwawe ukusa ukureshya icyo ushoboye icyo ukora uko ubigenza aho uvuka aho ukomoka ibyo wita bisuzuguye iby'Imana igiye kuzakoresha kugira ngo ubashe kugera ku ntego yawe. Amen.
nanone ndagusuhuje nanaguhaye ikaze ku bumwe bw'abera ministries z'amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka. Imana ibahe umugisha cyane. Wowe utameze neza nakubwira ngo wizere Imana, ubuzima buzagenda neza. Rega buzagenda neza. Icyambere nuko dereva ari Yesu kandi azatugezayo amahoro. Amazina yanjye ni Jerry, nk'uko bisanzwe turashima Imana yuko turi amahoro. Buriya nubona bukeye ukabona undi munsi, shima n'icyo, kuko haba hari ibyakozwe byinshi. Kabone nubwo waba ufite ibindi byifuzo bikomeye wumva bigukomereye, icyambere Imana yakoze ni ukuguha ubuzima bwo kubona undi munsi. Aho ngaho Imana umeze neza. Ndashima Imana kandi wakoze kugaruka hano. Turakibereye ku kabaraza twinywera ka mukara. Ndimo nasenga ninginga Imana no kugira umwanya wo kwitindaho, kubera ko nibashima Imana ko bakomeje gushyigikira no kumba hafi, kandi Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Yego, turashimira abantu bose batubaye hafi, turashimira abantu bakoze subscribe, turashimira abantu bareba ibiganiro byacu. Ku munsi dusoje cyangwa hashize twaganire ku bimenyetso bifatika cyangwa se n'amagambo ushobora kubona ukabyitondera. Ariko n'ubundi turacyakomeje muri uwo mujyo, kuko hari byinshi nkiri kwibazaho. Ndakeka n'abantu badukurikiye nabo hari ibintu bazagenda basobanukirwa cyangwa n'ibyo badasobanukiwe babaze. Ariko dushingiye kuri ibyo ngibyo twavuze ahashize, ejo twavuze ibimenyetso n'ibiki byose, ariko ubundi nta nzozi mushumba umuntu ashobora kurota bikarushaho kumubwira ko agomba kuba maso kurushaho, dushingiye kuri biriya twabonye ejo, akitonda cyane. Akoze cyane, kuko muri yasi tuba turimo, umubiri udahari, roho hari ahandi yimukiye. Hari akantu twavuzeho ko ushobora kuzinduka ugasanga wiciye indasago. Byatumye ntekereza, ese ubusinziriye, ubu muri maso, roho iba yagiye hehe? Ndagira ngo njyane noneho mu isi y'inzozi. Urakoze cyane. Ndetse buriya usabye nk'akantu nakwereka, ubwo mbajije nk'umunyamakuru reka mbireke, ariko umunsi uzakurikiraho noneho tuzaganire ku bimenyetso biri ku mubiri bigutera guhita ushaka Imana. Ubundi muri iyi si utaraguza arasenga, udasenga arasengera. Ngaya nguko. Udakoze arasabiriza. Oya, niko gahunda imeze. Muri iyi si nagira ngo umenyeshe ngo abantu bose babona ibimenyetso bakajya gushaka abapfumu ku badasenga, abasenga bakajya gushaka Imana bakayibaza. Hari n'igihe biba ngombwa ko abaza abapfumu akabaza n'Imana. Waburira hose nkumenye ingata, abura hose amera nk'ingata imena. Ninde wasubiza? Barabikora. Mu rusengero ku cyumweru kwa mbere akajya kubaza runaka, jajya akanitwaza utuntu hano tumurinda, akarindwa n'umwuka n'agahembe yabitse mu mufuka. Ubwo wamenye icyakurinze ari ikihe koko? Abantu babuze amajyo n'icyerekezo. Ndibwira ko tugiye kuvuga ro ku nzozi, ariko umunsi w'ejo uzankundira unyibutse. Yego, n'ugaruka ibimenyetso wakwibonaho ku mubiri bigahita gusaba guhita uhaguruka ukareka ibiryo, ukareka icyo ukora mpaka umenya amakuru y'ibyakubayeho. Ndamuzi twivugire ku nzozi. Twivugire ku nzozi. Imana iguhe umugisha by'ukuri. Muri inzozi abantu gusa baranambaza, bamwe nkitambwa ntireba hano wongere ubutse n'abantu sinaye nemenye ejo bundi bitahura. Video yose utarayikinze nta gupfa kuyibona. Haga makuru aruzi buriya. Oya. Hari ushobora kureba video ukumva urayikunze ukayisohokamo. Iyo utayirayikinze ntago wongera kuyibona. Abantu bajye barayikinga kugira ngo iyo video uzongere yumve igihe ushakiye, ukakora kuri like iyo ushatse tuyibona. Ko nakantu nakoze nejo nagiye nshaka. Hari video nashakaga imwe y'ibintu bibera ngo muri za Kenya mu mabuso n'ikishaka gukurikirana, ndi kureba icyo twita imbaraga mbi z'abadayimoni zikorera hano mu mwijima. Noneho ndayibura nza kubaza, ubwo barambwira ngo icyambere kwa ngo utazajya ubura video ukeneye yurayikinga. Burya nukurikirana umuntu w'umusupasta wa muntu ukomeye, ujya ukora like yayibonye burya naye bihakuntu bizamura gahunda zawe. Ntago abantu benshi bazi icyo kintu rero buriya video nikagucika utayirayikinze, kuko isaha yose uyikeneye ushyiramo ya title igahita igira gute, kandi hari ba video bakayibura ntibongere kuyibona. Meme nizacu giye tuzibura. Ako kantu ni ingenzi cyane. Reka nanjye ndimo ndakura ngenda nsoma ngira, ubwo nagira ngo nungure abantu badukurikiye, ukeneye kongera gusoma kino kiganiro ujye ukora, nubwo washaka kugira downloading ni byiza, ariko ukeneye kutashaka kuza telefone yawe, kora like gusa byonyine. Like ubwayo
itishyira hafi ibiganiro warebye ukabikora so Imana rero baho umugisha ubwo najya karagaciyemo kandi nakurikira nakingenze nako kandi nawe ufite umuntu ufite channel ufite iki akabona akeneye gutera imbere ajya kunza gukora like ku superstar iyo uyirebye ukora like ubyihorera burya yamaze kubona ka mentioning already hari ukuntu YouTube recommendation itangira kuza no ntago bazi system ubwo menye ibanga ariko cyacu oya ntago ari ibanga nibyo cyacu n'ukuri no kugira abantu ikwiye guhinduka mu kazi kabo so rero hari inzozi ukwiye kwitondera geri ngiye kuvuga inzozi z'uburyo mpora bivuga buri munsi n'uyu munsi ntuhamagara ambwira ngo nimusobanurire ariko reba mu kimwe hashi cyane cyaraje ndakimwereka ambaza iby'indege ambaza iby'ibiki ambaza iby'ibiki ubundi ikintu cyose gifatiye ku bukungu nabonye muri comment ati yarose ngo umuntu amuhetse ku igare ngo ricika feri wanyine yarabirangije naramushubije naciye mu gikenda mubwira Joseph nawe urumva amaherezo kandi yari twaweho nyine bene uwo ngo akagura agasigaro wa Faisal cyangwa ahandi hantu twikomereza kuvuga ngo inzozi zishingiye ku butunzi nibifatika zo ntago zakuraza udasinziriye ibifatika ubutunzi wenda amafaranga ubucuruzi akazi ni ibintu wahangayika ariko biri mu bintu bito cyane ariko inzozi zishingiye ku buzima bw'umuryango yego zishingiye ku gisekuru n'igisekuru zishingiye kuri famiye bimeze nk'amaraso agenda burya ubukene ntago ari amaraso utabyumva utabivuze buriya ngo ubukene ntago ari amaraso agenda mu muntu oya ariko umuryango arakatsindwa ugenda uhetse imivumo burayi busamba ibintu byabo byose bigenda biri mu maraso yawe ubwo ubukene ntago ari karande ubukene si karande ibintu tubyumvikaneho ubukene ntago ari isezerano rya buri muntu n'abadayimoni bo bukene n'abadayimoni baza ashobora guhonda isaha anytime bagapfa biterwa n'uburyo wabahonzemo no kutamenya ngo ndabakupita mbajyana yego rata ndahunga nerekera ntibakagira uwitwaza ngo karande ngo bukene oya akarande bukene ubukene bw'akarande sezerano umurage w'ubugwari ntugira igitabo bakongera kuririmba ariko ubukene inzozi zishingiye ku bifatika ntizikakuraza inshinga nzikatuma udasinzira oya wabura amahoro kuko ubukene ntibugira isasu ntibugira imbunda ntibugira icyuma ntiburumana n'imyanzuro ubukene uburwanisha kumenya icyo ushaka ni principe gusa ni amahame uko ugomba kubaho kirinda kutangiza no gutera no gusesagura yego nta bindi kavuga uti niyo amahirwe yanze ibumoso ndagiburi ni direction shift cyane bya bindi twavuze ariko ikintu bita karande yo katsindwa inzozi zishingiye ku muryango zirimo gusubira mu cyaro kuki ubundi kuri tujya mu cyaro bigaragaza ubukene ariko bushingiye kuri karande no kuri wanya warumeze nabi byaye butura bicitse byabikanzu bicitse bomesha ikibindi muri yamarira muri za by'ibidodo mutabasha kurya mutagira gute mudacana peteroli mwarahoye n'akaga nta televiziyo bivuga ngo umwuka arimo arakubwira ngo dorugiye kuba nka kwa kundi usubiyeyo twe kwivugira abanyaburayi n'abanyamerika n'abari muri Canada reka twivugire n'uri Kigali ati kana kazi ntari Kigali shanga tubwire se nganatwiteho se arakwita bagira megase nta kintu afite arakwita bafite smartphone ko mwandike ubona ko ari kuri WhatsApp ni wasubiza bari bazi ko Kigali bafite agatoroshi ariko banyacyaro muri yo hakurya umutwe natunze agatoroshi abantu bari Kigali bose siko bafite smartphone hari n'ufite afite harahara ngo yayi mwene wacu yagiye Kigali ngo ntatuvugisha ntagira gutereka rero hari inzozi urota zikagusaba guhita uhaguruka ukarwana intambara cyane inzozi zishingiye kuri famiye ku rushako ku buzima busanzwe harimo urupfu n'ibyago aho ugomba guhaguruka ugahangana uko ibintu biri related n'amaraso ariko icyitwa ubukene cyo nta mahoro ukena ni mu mutwe ndabizi ko arambwira nabi ukena ni mu mutwe abantu bishakemo nzabikubaza ntago turi bubijyemo uyu munsi ukena ni mu mutwe gukena cyambere no kwitinya gutinya gukora gutinya gukora biri mu rwego rwawe no guhera amahirwe ufite no guhera ku biti ufite ugire ku bindi ukabitinya bashaka kuzahagurukira ngo ngiye ngo nzatangira ate miliyoni 10 zo gucuruza hari abatangiriye ku bunyobwa ariko yego ako gatoye ufite watangiye uri nk'umuyede w'abafotora mbatwaza ibikapu batanabwira ngo ndeberaho
oya reka none no gucaginga bateri no gutwara igikapu ari ukihangana no kumukopiya no kumuha kadi kandi ukihangana utirengeje kubikwigisha unamurusha n'amashuri cyane rwose urihangana kandi ukabona n'ibyo akora wabikora neza ariko ku kibuga uriho ntabwo akwemerera kumwereka ntabwo akwemerera none ubuse ntukamera none se umukiriya ko aba ari uwe wamubwira ahubwo n'abagukurikira afite ntuze Jerry Images amegeza fotora neza bagafotora amakuru ibintu byose niki bitandukanye na wa muntu twavuze ntiwaje hakwigisha ngo ngo n'ibindi none ni muri mwaka ari kararyamye ni muri mariko akeneye kurya ko yavuye kuri ibyo bintu bitamurimo ubundi ubukene ntabwo ukora ibitakurimo ukora ibigutunga yego aka kantu abantu niko nako tuzabijya meje hari ukuntu umuntu avuga ati iki sinagikora tuzavuga ku bimenyetso bifatika byo ku mubiri bituma uhaguruka ikintu akakubwira dushikara kujya kubaza no kuraguza ariko ubonye ibintu ngo iki ngo ntago nagakora aka kazi kandi njyewe wagakoze urashaka ko nguhe igihumbi uciriritse aho urumva ko ubukene bwo tubushyire ku ruhande twigire muri ibyo ngibyo bifitanye isano n'amaraso uvuga ngo inzozi zose uzarota ngiye kuvuga kategori zigera kuri 5 yego n'umuntu wese uzi neza ko izi nzozi yazirose kuwa 4 muhaye karibu muri ya masengesho okay muhaye karibu kuwa 4 muhaye karibu kuwa 5 nzamufasha gusenga icyumweru cyose umuntu uzi ko yarose izi inzozi ya mbere kuba uryamye ukarota urisubira mu ishuri rya kera cyaba segonderi cyangwa primaire aho wize hose inzu yanyu ya kera kwibona uri muhinga iwanyu mu itongo mu kirundi itongo n'ubutaka Kinyarwanda itongo nahahoze umuntu nahahoze abantu cyangwa ahantu abari batuye nibashaka bahari ikindi kubona urimo uvugurura inzu iwanyu ya kera mwabagamo kandi utuye za Amerika utuye za Burayi byararangiye kwibona uri mu isanduku baguhamba wowe ubwawe wiwe cyane barakubona uri umupfu rwose ariko kugira uri umupfu erega kurota n'intuzi umuntu aba yavuye mu mubiri sinabikubwiye uba wavuye mu mubiri ukajya ubirebera ku ruhande hari n'urota bamwica umuntu urota arimo arya inyama n'umuntu urota arimo asambana nijoro n'umuntu utabona imbwa zimwirukankana n'ibikoko uwo muntu yagombye guhita atangira amasengesho y'imbaraga zo hejuru kuko ibimwirukaho bishingiye ku mwuka wo mu maraso y'umuryango bishingiye ku mbaraga mbi zo mu muryango zimuhiga ntabwo bishingiye ku bukene n'ikindi kintu arahigwa nta nabuzima afite kimwe n'uriya muntu warose abona akora ubukwe ariko atabona fiyanse we cyakarota akora ubukwe kandi yari afite umugabo kandi akabona uwo agiye gusezera ntabwo ari umugabo cyangwa se n'umugore wiwe izo ni inzozi zitwa ngo warning attention itonde kuko imbaraga za karande zamanutse uyu muntu uzamusanga n'ibimenyetso avuga ati ariko pastor ko nkora ntako ntakora ariko nyibirwaho ibintu byagiye ndagerageza ndakora pe hariho none n'abasambana mu bitotsi n'igikorwa kikarangira mu nzozi kandi agasambana afite umugore ku ruhande afite umugabo ku ruhande kandi bikarangira bene uwo muntu agenda atakaza n'ubushake bwo kubaka urugo amva karande bitamuhemukiye none se ubundi ko ibyo gukora abirangije mu nzozi arajya kumara ibi ntabwo bishoboka ngaho ibaze umwana uzavuka nyuma y'izo nzozi azaba apakiye twa karande kweri ushobora no gusanga mu buzima busanzwe nta n'abagore ajyamo nta n'abagabo bajyamo mu buzima busanzwe hariho numara kuba ku rugo mu gitondo dayimoni ikaza kumusura ati nanjye urampe mu nzozi cyane kandi akayiha nako ibwo iriha yo kuko n'ubuhari yarangiza ngo kandi ikintu giteye isoni n'ubwoba ubwo bushake bwo gusambana n'uwo mudayimoni wa nijoro ngo bugira reviri hejuru kuruta ibisanzwe yego baranyumvise abakozi ibintu yego uzarebe sinzi nimba hari abantu bigeze kurota barya inyama bigeze kubirota nanjye hako ziba ziryoshye koko ibintu byo mu nzozi kugira ngo satana kwemeze ko ari ibyanyabyo arabigenda akabiryoshya koko buriya ngiye nkunda kwakira abantu muri birori nta kintu kiryoshye nk'icyo abarota basambana bazatubwira abarota barya inyama bazakubwira bati nimba hari inyama yari iryoshye yariyo kumbe
urimo urarimbuka urimo uragenda. izo rero ni inzozi simusiga zerekana ko ukwiye kuba maze tuhaguruka icyo ariko kajya ko n'ibintu abantu bafata bagapfobya abandi bakayitwara ukundi uko bagiye nk'umuntu ukurikirana nk'abandi ikintu cyitondere kirakwandavuza kiragukozaho kirakugezaho si ikintu kizima kuko urumva n'uwariye nyine nyamamvatsi ziryoshye kurusha izindi. Nibyo nakubwira, hari ingo nyinshi zimaze gusenywa no kugusambanywa n'abadayimoni nijoro kuko aba yumva ari byiza cyane kurusha ibyo asanganywe. Ni ukuvuga ngo icyo gihe icyo akora aba amaze nko gufata umuntu ukamukuramo ibitekerezo byari bimurimo ukamushyiramo ugaforomata ukazana ibindi bintu kandi agasanga bikorwa muri pozisiyo imwe ariko noneho bifite impinduka yindi ariko se barantuburiye kandi biragenda bikaba addicted ku muntu akumva ibyo nibyo yumva yishakira agumamo. umuntu wanyoye inzoga zo mu bitotsi ngo biryoshye kubi nibyo nakubwiraga biryo byo mu bitotsi ibyo byo mu n'urya inyama ngo bibi bisara bakabirya ariko batabirya aho ngaho inyama zo mu nda ziriho amaheza akarya n'abandi bantu kumbe barozi bamuhakurukiye bari gucuragura bari kudiha nta mahoro n'urusaku. izo rero ni ziri related ku bijyanye n'ubuzima bw'umuryango nawe ubwawe byo byafekta ko ushobora no kubirota gutya amafaranga uranayafite unanakize rwose ariko tekerezaho umugabo azi no kwimibonano mpuzabitsina kubera karota asambana n'abadayimoni afite umuntu we ariko arumva atamushaka n'umugore akavuga ati yawe inkora ati byihorera ko mu kanya ibyo ashaka byarangiye kandi wa nijoro nyine urumva akora urumva icyo ni ikintu giteye ubwoba. umuntu nk'uruta Nzozi agomba guhaguruka agakenyera akavuga ati ndakora iki nanze kuvuga ngo sobanura ko nagiye mbasobanura igihe kirekire ariko ziri muri kategori zihutirwa impuruza kubona abantu bashyingura umuryango babona bagushyingura urimo ukurikirana ushyingura umwana ibintu birimo urupfu birimo kurya birimo guhinga mu cyaro birimo guhinga iwawe biri kurasubiyeyo biri mu kazu ka kera birimo kuganira n'abapfuye guhana impano n'abatakiriho no kurako ibyo bintu byumvise wagombye kwibaza ngo noneho nkomwe mu nkokora imbere inyuma hirya no hino nta hantu ufite ho guhagarara bityo bigutera imbaraga zo guhindukira no gushaka ukuntu uri busenge no gusaba deliverance ikomeye no kwegera Imana igucira uwo mugozi kuko buriya satani yamaze gukozinga indwara muri wowe ahita atera n'ubukene muri wowe n'utwuzanye ukatwamburwa. abantu babigirwa n'iki abatise ko nakoze ko senga ko nihana ko natuye ko byanze kugira impinduka yesi ntayo kuko still uracyarota ibyo bintu aba hari ikintu kikimurwanya ari nayo wavuze uti umuntu uzi ko arota zimwe muri izi nzozi akenewe gusengerwa byihuta ari tayari umuntu nashaka be tayari. abandi b'abanyabwenge bo hanze badakijijwe arabirota akajya kubaza abantu akajya kubaza abakuru ati nkora iki mushumba hari ubupfumu bwadutse bw'abazungu abantu kugira ngo batabumvisha ko ari ubupfumu ubundi abapfumu bamenyere ko mu Rwanda cyangwa abanyafurika bamenyere ko ari ahantu haba hari udukono utuntu twashaje ibintu bidasobanutse. hari abapfumu ba kizungu baje akakwandikira kuri email ngo mbwira amazina yawe nyereka ifoto yawe mbwira nyine akwaka detaye zose kugira ngo akurebere akurikije inyenyeri yawe ukuntu bimeze bari basaba abapfumu ngo nimba babita ngo na abastrofe nimba ari abake abastronofe ngo arakurebera ubuzima bwawe uko buhagaze akurikije ikirere wavukiyemo n'ibyo ngibyo akwaka abantu barabivugurura ariko stili n'ubupfumu no mu Rwanda kera bagabo baraguza ukwezi bakaraguza izuba bakaraguza umutwe bakaraguza bakoresheje n'umuti abapfumu bahozeho baraguza ibicu byose byanahoze barabivugura ariko desemo ni bya bindi. ese ubundi ugiye kureba inyenyeri yanjye umenye ko yavutswe rya ese ubundi ugira ngo nende ubundi kuba bikubaho gutyo nuko satani yamaze kuvumbura direction y'icyerekezo cy'inyenyeri yawe. satani yamaze wajyaga nyandikira wo muzungu buri gihe yampagaye email buri gihe ngo mbwira bagase uyu muzungu ashaka iki genda bakaza ntago nyambijyanwa birya. Numva deja umwanzi abagira ngo aranga inyenyeri birimo yerekera bagende bayizimiriza iyo ngiyo cyangwa bayitware none ukajya ubaho munyenyeri yazimye mu buzima budakunda se bipfira he kukinagira gutya tukiri kuri ibyo ngibyo by'inyenyeri ngo bajya bayitwara bakayihundi cyane barayitransfer ariko ese umuntu agutwariye akazi
ubu dufite abantu bicaye mu kazi k'abandi n'abandi bicaye mu kazi kabibara kabuze kandi ntakicayemo ararya ibyawe uri aho ngaho umaze umwaka uri umushomeri 2-3 kumbe arimo arahembwa umushahara wawe byari ibyo ariko barabideturuniye kubera ko ntiwamenye ibirere wararose urerekwa ariko ntiwasenga abahanga bajya kubabaza rega muri iyi minsi ya none ndenda mu Rwanda sinzi niba bihaba ariko ndenda hagiye byahaba ntabwo nabimenya hari umuntu ugiye gutanga diploma akajyana n'umubiri we hari umuntu bakaza akajyana n'umubiri we ubwo se nk'abahungu utagira umubiri dutangaza ndabite ko nta kazi karimo rwose akoda cyo shaka no kubaho hari ujyana akazi akajyana n'akantu mu mufuka yende no ntibihaba ntago mbizi hari n'ujyana ajya gusaba akazi bati woherejwe nande ibyo byose nabyo woherejwe nande wumva hatsinduwe ni ibintu nyine wagize gute wabanje nyine no mwese oya so wabanje mwese mwohereje ariko hari izina riremeye yagize gute ryohereje none urumva iyo si wayo mu gudasenza Imana ni ikibazo gikomeye kutagira bene batagira bakomeye tagira umva ngo bisaba ko uw'Imana iguha zambaraga na zangufu no gusenga no kumenya ngo nkwiye kwirwanaho nkagaruza inyenyeri yanjye yego niyo mpamvu Jerry nagira ngo mbwire bano bantu udasenza arasengera utaraguje arasenga ibintu biba ari bibiri kandi usengera arahomba nuraguza arahomba kuko ari muri long way ari mu nzira itariyo noneho rero kuba umaze kubona zose nkubwiye kurota umuntu akwica ibintu byose bifatiye ku maraso izo ni inzozi ziri muri kategori ya karande imivumo n'inyatsi no kutagira ikintu ugeraho kandi ntako utakoze yego rero hari umuntu uzirota akazifata nk'ibintu bigize gute bisanzwe akabi ni akahe rero akabinyo ikibi ni ikintu bibi cyane yego ni ukubirota ishuri irenze imwe aho haba harimo ikibazo gikomeye nubirota ishuri irenze imwe ukabirota ebyiri menya ko tayari birakomeye nubirota ishuri irenze imwe menya ngo ukeneye deliverance ifite imbaraga menya ngo ukwiriye gusenga Imana kandi ikindi menya ngo mbere y'uko bagusengera gerageza kwirinda ibyaha byo mu muryango w'iwanyu yego inikite ubwo ni bya bintu wasangaga byarazonze abantu bo mu muryango w'iwanyu akwatereka hari icyo binavuze urizo ko ari umuntu ushobora kuguta umwana we yanyibye ngo reka ngo yubika kurese abizi ko umwana we nyine akora nyine isakabura ngo yubika kurese bibitse kure umwana we yanterenda umwana y'umurera se ntumucunga ukabona we ntacyo kuko yaziteye benshi azikuramo na benshi ibyo nta nubwo hari imiryango idafata ibintu nk'ibyaha kimwe ugasanga umwana utamwunza mu muryango basaba mwise ikigoryi gakira shankwaho nta mwana we tazabimbwa akabona batubeshye uzayikoreho urebe rero iyo buri gihe uri musoka ikindi bana bakunze gukorwa ku bitsina bakiri bato buryo bagendana n'imvimano uko batabizi ko nk'ino ndaze mugabo wanjye kandi ukira akana gato akakora ngo akanyoni noneho wa mukecuru yapfa agapfa yarakwiziritseho kuri umugabo we ukararusambana hariho n'abarota basambanye n'abapfuye igisaza cyangwa ngo akobwa ngo n'umugore wanjye nakuzukura bakumva barimo baratebye ariko mu kirere cy'imvugo ya dayimoni hari ibyo bubatse nta gutebya bubatse uzacunga abantu ngo umukobwa wanjye ngo n'umugore wanjye bigana na sekuru uyu munsi nta rugo afite andike muri comment arakubwira ikindi uyu mubyeyi areba agasuzugura abana bamugiraho uzi ko arya abana gusuzugura kugira ngo nta ruhare bagira mu kubabyara kandi ukabona se arabashyigikiye cyangwa nyina arabashyigikiye ngo ntukanteshereze umutwe abana ariko ndekera abana ngatashye saa nijoro bigutwaye cyarubwo aryamye bakingurira yari umuzamu namukase umudamu wanjye arimo arabona ko turera ese uyu mugabo nuko turera hari n'abagabo boshya abana kujya muri za boîte igira gute guhenye ko mworo kata hano ngo ugende tubizeranye ukumva ko arimo yigira mwiza kumbi n'icyaha cy'umuzi no gusharira na kandi kugira ngo umuntu azabare mu zabukuru ubundi buri gihe ukiri muto ntubabazwa n'abana babazwa n'abana bamaze gukura ndatuba mukobwa yizera aho yaraye nguriye agahinda kakakwica kariho kakwishe mbere uko niwe wagiye korora ibyo bintu
ngo ntukamvugira abana, ntukandebera abana, ntukankorera abana yanjye se ubundi iyo umugore avuze umukobwa ahungira kuri nyina, umugabo yavuga umuhungu, umugabo ahungira kuri iyo umugore avuze umukobwa ahungira kuri se. Yego cyane rwose akamurengera. Yavuga umuhungu yavuga kuri se, umuhungu ahungira kuri nyina. None abantu ugasanga bubatse ibyo bintu, ariko by'ukuri bakwiye gusenga, kwinginga no kumenya kwibohora iyo migozi yose. Umuntu uzirota uri mu kaga pe. Nyine ari mu kaga, icyo cyo twacyumvise. Tugana ku musozo rero, aba bantu bose impamvu tuba twakoze ibi biganiro cyangwa twabigaragaje ni uko dushaka ko abantu bose bagira ubuzima bwiza kandi bubohotse. Aba bantu barasabwa iki mushumba? Ubundi aha niho hari urufunguzo rw'ibintu byose. Icyambere mpora mbivuga buri munsi, abantu bazi ibibazo bafite ariko ntibazi aho byapfiriye. Ibaze nuko ibisubizo. Yego, aho byapfire turahababwiye. N'ibisubizo ngo ni ugusenga no kwegera umushumba. Urufunguzo rero ntabwo ari ukubimenya, kamenya ibikuriho, kamenya icyo urwana nabyo cyane, kamenya n'ingaruka zaguteye rwose. Warangiza ugasenga Imana yisaba kuyobora inzira. Nta muntu Imana ininira. Gatatu, kegera umushumba akagusengera Imana. Yego, ukabohoka. Kane, ugahunga ibyaha byo mu muryango wanyu. Iki kintu bagiha imbaraga. Guhunga ibyaha. Niba uri umushizi w'isoni, reka ntago ari ibyaha byo gusambana gusa. Hari ugushira isoni, kuvuga nabi, gutongana, mbega kurwana, kuvuga ngo ngiye ngo twungu ibyo byarananiye ngo mbabarira cyane. Ngo ngiye ngo ubundi tuvugana nakubise. Kuradata niko yarateye kandi ukumva ari proud y'ibyo bintu. Kuko ariko se yari ameze kandi akaba yaramubyaye abayumva. Mvugirwamo ngo mvuga rimwe kabiri nkizana. Ariko umuntu uzo ndiwe. Ibyo ntumuvuga rero ntago mutwa mutsindagira ngo ibyo ukora byose ndi wa wundi. None se Yesu abaza ariko ntawe twaje intwaro hano. Uhitwa Petero ariko agiye basanga nasiga inkota buriya mba nyifite. Tuvuga n'ikenyerero tu. Nakiragiye baguca nabuze uko mbigenza. Aba tufite inkota nayigumanira. Kugeraza kayigenda. Turugamba turi so guca amatwi. Ubwo no kujya masare sumva arakigiye abantu uzanga bitwaza icyo amute ko bintu wabihinde ngo ngende ko nteye ariko. Niko nteye ntacyo. Ngo shiduka nanyo inzoga ariko ngo sinjya ntegura kunywa inzoga. Gushiduka ntayisomye undi ngo sintegura gusambana, gushiduka ntabyisanze kandi ukumva ari proud y'ukuntu abyisangamo. Kandi nta ntwari y'igitsina, nta ntwari y'inzoga, nta ntwari y'ubugome, nta ntwari y'ubugwari, nta ntwari y'ubugome, nta ntwari yo guca nibaho. Cyose no guhindura ibyaha byo mu muryango no gutera hamwe yo kubohoka kugira ngo ubashe kurenge uko ukurushaho kuzahara bikomotse muri karande, ni nako bizafekta bwa buzima. Ugasanga umuryango wa efuti rimwe urasenyutse, nta kurama, nta kuramba, indwara zidashira, impanuka zidashira, gushyingura bakiri bato, gushyingura abana. Kuburyo utangiye gupfusha abana bakiri bato, umuryango ugenda uzima cyane. Ayo umuryango urangira bimwe barwane bikaribwa no kwabanyoko wanyu wanyirasenge wanyina kubera ko ntuhari. Urakoze cyane mushumba, reka ngushimire, dushimire n'abantu bose bari badukurikiye. Imana ibahe umugisha cyane. Wisanze muri ibyo bintu bavuze, nyamuna ukeneye amasengesho, hamagara umushumba, ahamagara n'abandi bose. Yego, wowe yiyumvamo. Okay, wowe yiyumvamo, ariko buri wese mu itorero rye abo wejejwe muri bisubiremo. Ntabwo umwe bwabera ari idini yenda kuba idini. Buri muntu wese nashakisha Imana aherereye, aho Imana izamujyana azajyaho. Urakoze, Imana iguhe umugisha.